Yes, reka nguhereze ikaze kuri we mukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi, mboneraho kukwifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse n'ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Birumvikana ni kuri uno mugoroba wo kuwa gatanu itariki ni ya 12 ukwezi kwa cyenda umwaka nawo ni w'2025. Nyemerera turebere hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, akanakomeje kugenda atigisa ibitangazamakuru bikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni muri mwana w'umukobwa wakomeje kugenda ariza abatari bakeya anashingura imitima ya benshi, akomeje kugenda hagaragara akavideo akomeje kugenda ahohoterwa ku buryo bukomeye cyane. Nyemerera umanzo nkandire kuri iyo buto ya subscribe hano kuri Kigali Zoom info, ubundi tugende turebera hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda agaragara kuva mu rukerera rw'uyu wa gatanu kugeza kuri uyu mugoroba. Ni inkuru y'umwana w'umukobwa wagiye atemagurwa mu bice bigiye bitandukanye ku mubiri we wose, bikozwe n'abasore batatu bari bamusabye gukora ibintu akabyanga. Ni mu karere ka Gasabo, umurenge wa Bumbogo, umudugudu wa Ngara, hakomeje kugenda hagaragara ubugome nk'ubu ngubu. Biravugwa yuko uyu mwana w'umukobwa ubwo yari aganira n'abo basore uko ari batatu, haje kugiramo umwe amusaba ko baryamana aza kubyanga, n'abandi nabo birangira bamusabye ko baryamana aza kubangira, birangira bigira inama yo kuba bamufata ku ngufu, ntibyaza kuba byabahira, birangira bigira inama yo kuba bamukubita, birangira bafashe n'ibice byigize by'ibyuma byagiye bicikagurika baza kuba babimutera. Biravugwa yuko kugeza amagingo ya umwana w'umukobwa amaze kuba yashiramo n'umwuka, kugeza amagingo y'umuryango we ukaba ukomeje kuba watabaza usaba ubutabera kugira ngo akomeze habe gushakishwa aba basore, kuko hamaze kuba hacika babiri, haje kuba hafatwa umwe, ariko hakomeje kuba hashakishwa abandi babiri ngo ese baje kuba bakwerekeze. Polisi y'u Rwanda ikomeje kuba yagenda itanga amatangazo ivuga ko umuntu wese ugerageje kuba yakora ibihano nk'ibi ngibi akomeje kuba yafatwa nk'aho ari umugambanyi. Nyemerera turebere hamwe iby'aya makuru nanone akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hano ku rubuga rwa YouTube hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no kuri Facebook, akomeje kugenda acicikana ku buryo bukomeye cyane. Ni ukuva ku mugoroba wo kuwa kane kugeza no mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu, bikaba bigeze no kuri uyu mugoroba, amakuru agihererekanwa mu buryo bukomeye. Ni mu mujyi wa Kigali ahazwi nko muri gare ya Nyabugogo, hamaze kuba hagaragara amadayimoni aje kuba yakwigaragaza ku manywa nyaruhanga, akomeje kugenda atera ubwoba abantu benshi bagiye batandukanye. Ubwo naje kuba nabereka akavideo kayo madayimoni, abantu benshi baje kuba bahahara, bambwira ko badakeneye kongera kureba iyo video cyangwa se badakeneye kumva ayo makuru. Ni ibintu byari biheruka kera cyane, ariko nubwo byabaga ntabwo yigaragazaga mu masura ameze nk'aya ngaya. Mu bisanzwe amadayimoni yagiye kwigaragaza, yigaragaza mu mashusho y'inzoka cyangwa se n'ibintu bigiye bitandukanye, ariko kugeza amaginga ya ishusho ije kuba yagaragara nta n'umuntu umwe uramenya ngo ese ikico cyaba ari igiki. Niyo mpamvu abantu benshi bakomeje kugenda baterwa ubwoba n'ibi bintu byakomeje kugenda bibera hano mu mujyi wa Kigali. N'abantu benshi bari bashungereye cyane baje kureba ese ibi bintu bije kuba byabera hano mu mujyi wa Kigali ahazwi nko muri gare ya Nyabugogo, ese byo byaba ari ibiki. N'abashinzwe umutekano kugeza amaginga ya barimo barashakisha amashusho y'iki kintu ahantu hose yaba azwi, ariko bari gusanga ari ubwa mbere gishobora kuba kigaragariye amaso y'abantu. Mwabantu mwe, aho bigaragara uko bigeze ubu ngubu, isi ishobora kuba igiye kugera nko kohereza, kuko ibintu bikomeje kugenda bigaragara byo n'akasamutwe cyangwa se ntago bigira ishusho. Reka nanone nkwifuriza gukomeza kugubwa neza, nkubwira ngo ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza, ari nako nkwisubira gukomeza kugenda udukandira ku buto ya subscribe hano kuri Kigali Info Zoom Rwanda, ari nako dukomeza kugenda tubana gatanu kuri gatanu umunsi ku munsi.